niwe mvuga sinshidikanya yanyujije amaganya imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye situmye nongera kuvoma kwiba ry'amashimwe. Wow. Amazing voice kwe numva ari byiza cyane kabisa. Iyi ndirimbo kwisohotse Yes, nanjye kuikaze ukomeje kuba nanjye kuri channel ya TV show Amahoro Imana be kuri mwebwe mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro ngenda mbategurira umunsi ku wundi. N'umuhungu wanyu Martin nk'ibisanzwe muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu. Niba uri mushya rero kora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro ngenda nkugezaho byinshi bitandukanye. Murabizi ko mwino minsi nababwiye ko nkoze comeback irenze. Uyu munsi murabona ko ndi kumwe n'umwari mutoya, mwana muto cyane rwose muramubona. Umwana mwiza cyane nazanye umunyempano hano uremereye aho tumaze iminsi tuvugana akambwira ko afite impano yifuza kugeza ku banyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu kugira ngo mwumve impano afite tunayishyigikire kugira ngo izazamuke kuko abana nk'aba ngaba ahanini bakunda kuba bahari ariko bakabura kivugira bakabura umuntu wabatera ingabo mu bitugu kugira ngo impano zabo zikure. Nanjye rero Martin ndi hano nka famille Martin bakunda cyane kandi bahoza ku mutima. Navuze nti niba umwana nk'uyu naramuteze amatwi nkumva uburyo ibintu abyitwaramo ntago nakwema kubigeza ku nshuti z'umuryango kugira ngo turebe uko twakomeza gushyigikira uyu mwana ndetse impano ye ikazatera imbere. Naravuga byinshi rero nibwo ngiye kuganira nawe kugira ngo namwe muze kumwiyumvira ariko aratangira bibwira. Wayikaze kuri channel ya TV show. Nakoze amazina nitwa Uwase Dorcas. Dorcas turakwakire tuguhaye ikaze hano kuri televiziyo y'umuryango. Dorcas, impano yo kuririmba watubwiye ufite yakujemo ufite imyaka ingahe? Ibintu byo kuririmba byakujemo ufite imyaka ingahe? Ibintu byo kuririmba natangiye ufite imyaka 9 yiga mu mwaka wa kabiri. Muri secondaire cyangwa muri primaire? Muri primaire. Ndirimba muri korali y'abana bato. Gusa ntabwo nyine byaje kunshobokera kuba na presenta cyangwa se gusa uyu munsi ndishimye ko ngiye kugaragariza abanyarwanda kandi namwe ndumva mbashimiye cyane kuko ntumira nkaba nageze hano amahoro. Oya rwose wumve hano utekanye kandi buriya ngo iyo umuntu yahishe icyo afite ntago ngo iyo ugaragaje impano ufite cyangwa se iyo ugaragaje icyo ushoboye biba byiza cyane kurutaho uko wabihishira. Rero navuga ko wenda ari umugisha ukomeye cyane kuba ubashije kugira aho ugiye kugaragariza ibyo ushoboye kugira ngo tunakugira inama. Hano hari abantu bakuru baba basobanukiwe n'ibi bintu tuba dukora kubwira ati ndabona impano yawe ni byiza ariko ugoroye hano byagenda neza kurutaho. Ndumva ibyo bitekerezo n'ibyo ukeneye nk'umwana ukiri muto nkawe. Nose Dorcas, ubwo imumbero niki cyaguteye kwiyumvamo iyo mpano cyangwa wabyirutse uririmba? Iwanyu nuko muri aba Kristo cyane? Mu rugo ni abakristo gusa nyine mu rugo wenda nta muhanzi tugira ariko njye nyine nakuze numva niyumvamo impano yo kuririmba. Ninde waguteye ishyaka ryo kumva ibyo bintu ko wabikora nk'umuhanzi wakundaga kureba ukumva cyangwa umuririmbyi wiyumvagamo watumye ukunda ibyo bintu n'ubuhe? Navuga ko ari role model wawe. Role model wanjye ni Dorcas na Vestine. Bari abana bari abakobwa bamaze kuba inkumi ntago tukibita abana babaye inkumi kabisa. Bari abana urabakunda cyane? Ndabakunda cyane kuko mba numva nifuza guhura nabo. Ubwo aho bari nabo barakubona barakumva cyane kuko hari umwana ndahamya neza wo muri quartier nanjye nabyirukiyemo yo kwa Riderman aho bita mu Kamenge.
wabakundaga cyane, wakundaga gucalenjinga indirimbo, umwana w'imyaka 5, my friend. Ako kana karadutangaje muri quartier, kakundaga indirimbo za Badurukasi nk'uko bivuga. Badurukasi bifatiye umwanya baza kukirebera muri quartier. Baravuga ati aka kana kagize inspiration nk'iyi ngiyi, katwiyumvamo ku rwego karirimba indirimbo kuturenza twe twazante. Nibo baguteye inspiration, wumva nawe ibintu byo kuririmba byiyumvisemo. Bigiye gutuma rero nza kuguha ikizami cyo guhera ku ndirimbo yabo wahereyeho wumva ko abantu bakunda. Uratangira uririmbira abanyarwanda akaririmbo kabo katumye aba bantu bakunda, ukabafatiraho n'urugero rwiza ruraza gutuma utwereka standard ugezeho n'uburyo ibintu byawe bikoramo. Indirimbo yabara abana nkunda cyane, nta isohotse, ntabwo imaze igihe kinini isohotse. Yego, nahibageza imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kwiba ry'amashimwe. Igihe cyari kibaye kinini, ntegereje umwanzuro wa nyiribihe. Erega niwumfatiye runini, ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera. Niyabonye ngiye kugwa amanukira kundamira, nawo musozi biruhanya yashoboje kuwuterera. Niwe nkesha umwuzuro w'ayo masezerano, niwe mvuga sinshidikanya, yanyujije amaganya. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kwiba ry'amashimwe. Wow. Amazing voice kwe. Numva ari byiza cyane kabisa. Iyi ndirimbo kwisohotse vuba wese uyifata, ariko urapdate ku buryo indirimbo bayisohora ugahita uyiyumvamo kugira ngo mwarayikoranye. Siko wagira ngo bayanditse uhari. Ndahamya neza abanyarwanda benshi no ndirimbo ntago barabasha kuyumva. Umwana nkawe ukiri muto nta na telefone abonye ugira. Izi ndirimbo uzikurikiranira hehe ku buryo ubasha kumera melody yabo? Ko nta telefone ugira, uzumva hehe, uzikurikirana gute, ubwirwa n'iki ko basohoye indirimbo? Ngenda nzumva ku maradiyo, cyase ngatira na bagenzi banjye bitewe n'ukuntu nkunda indirimbo zabo. Yego, nkabatira kuri fone nkazumva, nkarushaho kugenda zisobanukirwa kuko ziramfasha cyane. Yes. Abanyarwandakazi ndetse n'abari mu mahanga rwose murumva ko iyi ndirimbo hari abantu bayumvisha bwa mbere banayikumviyeho, banajye kuri YouTube baraza kuyibona niba bashaka kugira ngo banamenye koko relationship bifitanye n'ibintu baririmbiye. Ariko icyo nzi cyo nuko nanjye hangaha ndemeye, ndatangaye kuko nanjye no ndirimbo ziko ntari nayicura ngo nyirangize ngo nyumve. So narimvise kwihara ariko sindayumva ngo nyirangize, ariko hano ndumva nanjye nemeye. Sasa Dorcas, Dorcas icyatumye wiyumvamo bari abakobwa cyangwa nuko munitiranwa sha? Sanzwe ndabakunda, ariko no kuba mwitiranwa no byageze ku rundi rwego. Wow, ni byiza cyane. Nyuma yaho wakomeje kwiyumvamo umutima wo kubakunda kugeza ubwo wumvise ko nawe ugomba kuzaba umuhanzi. None hari indirimbo yawe waba ufite wigeze wandika cyangwa wakomeje kugendera ku ndirimbo z'abandi gusa? Genda wiyumvamo, uratusobanurira tumenye talent yawe bimeze gute? Talent yanjye ntabwo nari nabasha kuba nakiyandikira indirimbo. Yego.
gusa nyine mba numva ibintu byo kuririmba mbyiyumvamo. Indirimbo wiyumvamo kuruta izindi uretse kuba wenda nk'abahanzi wiyumvamo cyangwa nk'abahanzi ukunda baba basohoye indirimbo kumva wabakorera challenge, ni iyihe ndirimbo muri wowe wumva nawe ubwawe ushobora kujya muri studio ukavuga ati ngiye no ndirimbo nshobora kujya kuyikorera remix ikasohoka ku mazina yanjye? Ni iyihe ndirimbo wiyumvamo ku rwego wumva wajya muri studio ukayikora, ku buryo hano ushobora no kubona umuntu uvuga ati uno mwana rwose ino ndirimbo burya yisubiyemo, yewe mfashe ya mbere kumuherekeza muri studio ino ndirimbo yikorera remix maze tuzumve tuzarebe ibyo ari byo, kuko ni ibintu bisanzwe kandi cyane bibaho kenshi. Ushobora gusubiramo indirimbo y'umuhanzi igakundwa kuruta nyirayo, n'abahanzi buriya barabyemera. Ndakuha nk'urugero rw'umuhanzi, umupeti w'umuhanzi w'inshuti yanjye bita Serifizo. Urabizi ko indirimbo ze agira nk'indirimbo nk'eshatu we ubwe yakoze ziwe, izindi ndirimbo zose ni ama challenge. Niyo mpamvu rero iyi mpano yawe njye ntabwo nayisuzugura, kuko nzi hari benshi igejeje kure kandi itunze. Niyo mpamvu nakubwira nti ntugomba gucika intege, ibintu ugomba kubishyiramo imbaraga. Iyo ndirimbo ni iyihe wiyumvamo ishobora gutuma umuntu wagiye uvuga ati kabisa uno mwana arashoboye? Indirimbo niyumvamo nayibaririmbiye bayita Imbaraga. Imbaraga muri make wajya muri studio ukayisubiramo neza yose? Imbaraga nyine si iyi ngiyi nyine ya Badorukasi se? Yego mu buzima busanzwe iyi ndirimbo nyine ni nshyashya ke mu zisanzwe wari usanzwe ufite cyangwa se wanatangiriyeho wumva ko ibyo bintu bishoboye? Ni nk'izihe wagiye ukora, uduchallenge wagiye ukora twawe n'iki? Indirimbo yindi nshobora kuba nagenda nkayiperforminga bayita ndumva ndi kwibagirwa. Indi ndirimbo wumva wiyumvamo y'undi muhanzi nawe ni nk'iyihe? Indirimbo murakoze. Indirimbo niyumvamo ni ya Chrisizi. Bayita Inani. Karibuni tujyane mu nzu, uvayo baby nkwereke, ngwino baby nkwereke, baby fata baby wisuna, oyereka nkwereke, ndahari ni nkwereke, baby Terasisi, just like could be poor baby, for done it for you, for done it for you. Oh my baby girl, inana, ese waje tugatsinda teto, fasha nanje ndinana, owinyanda. Bisize rero nk'umuhanzi, uriya muhanzi abana benshi urubyiruko navuga ko urubyiruko rwose rumwiyumvamo. Nawe ni umuhanzi buriya wenda wakunze gukundwa cyane n'abantu navuga muri rusange, ariko cyane cyane urubyiruko. Chrisizi wamukundiye iki kugira ngo wumve ko n'indirimbo ze ushobora kuzikoraho? Chrisizi wamwiyumvisemo nenze ko wikundira indirimbo z'amagospel gusa, kumbi n'izisi nazo ujya uzimera cyane? Indirimbo za Chrisizi ndi umufana we, ndamukunda uburyo mba numva mpuye ubundi abahanzi nkunda, mba numva mpuye nabo nababwira ikiri ku mutima kuko ndabakunda cyane, kubera ko nkunda ibintu by'ubuhanzi, ntabwo gasinga kuzimana cyane n'izisi ndazikunda. Urazikunda? Yego. Usibye kuba ukunda ibihangano byabo cyangwa no gukunda amamelodi yabo ukumva wasubiramo ibyo baririmbye, wowe ubwawe hari uburyo wiyumvamo ko ushobora gukora indirimbo yawe? Uba wiyumva ibyo bintu bikurimo kandi bitanakugora uramutse ubonye nk'umuntu ugutera nk'ingabo? Yego,
kubera ko impano yo kuririmba ndayifite ntabwo byakugora. Dorcas rero ngewe wenda nk'ikintu ngiye nakwisabira cyane nakugiraho inama sibyo, nibyo gukundira ibihangano by'abandi ni byiza kandi nabyo ni ikigaragaza ko ibintu uba ukora ubyiyumvamo kandi unabishoboye. Ngiye ndashaka wenda uzagende unyandikire nk'uduchallenge kuko next ikiganiro nshaka kuzagirana nawe ubutaha wenda ubu nashaka kugira ngo nkwereke abanyarwanda bakumenye bamenye ni wenda nuko ibintu byawe bikoramo, ariko ubu ndashaka kuzahura nawe ubutaha ugende unkorere nk'uduchallenge nka dutatu kunda kuruta utundi neza, uburyo ubutaha tuzahura ukatwereka abanyarwandakazi, ubundi ahasigaye tukareba ukuntu impano yawe yakomeza igatera imbere. Ibyo bintu binyemereye Dorcas, uzagenda ubikore neza, unyandikire ushyirire ku gapapuro uburyo tuzahura ukabinyereka biri smart. Dorcas, ugeze mu wakangahe wiga amashuri yawe? Amashuri yanjye ubu nubwo nari ngiye mu wa gatatu, gusa amafaranga yabaye makeya nyine ngarukira mu wa kabiri ko nari ngiye kujya mu wa gatatu. Ubu ntabwo uri kujya ku ishuri? Ntabwo nari kujya. Kuva umwaka watangiye ntabwo urasubira ku ishuri? Dorcas, ko numva se nanone ibintu bitameze neza niba waragarutse amashuri yawe. Cyabaye ikibazo cy'ubushobozi cyangwa hari izindi mpamvu zabiguteye? Cyabaye ikibazo cy'ubushobozi. Sorry, kwihangana kabisa, ariko Imana iramutse iciye inzira n'ubundi kwiga ni ibintu wiyumvamo ku buryo wasubira ugakomeza amashuri yawe. Cyane Imana ibigufashemo. Rero twiniganira ku musozo, niki wakwisabira abanyarwanda muri rusange babashe kukubona cyangwa babashe no kumva melody yawe? Niki wakwisabira umuntu waba uguteza amatwi mwaka kanya? Nakisabira abanyarwanda babonye iki kiganiro cyangwa se babashije kudukurikirana, mu by'ukuri nkunda kwiga, nkunda kuririmba, uwaba wenda yifuza cyangwa se nyine mu bushobozi bwe akamfasha kugushyigikira, akanshyigikira nkiga cyangwa se akanshyigikira mu bintu by'umuziki, Imana namusabira umugisha, Imana ikamuha umugisha. Dorcas, rero icyo bigusaba kudacika intege kandi ntiwihebe. Mu buzima nyine ibintu bigenda bibaho gutyo, ugasanga none bimeze neza, ejo ntabwo bimeze neza. Ikintu bigusaba wowe bigusaba kwihangana kandi ntibizagutere kujya mu ngeso mbi. Dore hanze habari abana b'abakobwa murahura n'abantu bakabashuka, wenda byakubitira nuko ubuzima butameze neza, ugasanga ugiye mu bintu bidahesha Imana icyubahiro ndetse n'ababyeyi. Uvuze n'ababyeyi, wenda hari abantu benshi badukurikiye kuko mu byo wipresence ntabwo bamenye niba hari ababyeyi ufite cyangwa utabafite. Ababyeyi bawe urabafite? Ababyeyi ndabafite bombi. Gusa umubyeyi wanjye papa afite ikibazo, yahuye n'uburwayi nyine baramubaga, urwaye mu nda, n'ubu nyine nta kintu akora, nta kintu abasha gukora. Ni ukwihangana, birumvikana ntabwo wacikiriza amashuri gutyo. Ababyeyi baramutse badafite ikibazo bihita byumvikana ko habayemo ikibazo. Dorcas, ndagushimira rero ku mwanya wawe wafashe no kugira ngo twereke ibyo ubashije gukora. Ndahamya neza ko utuntu ugenda utuntegurire neza, nzagaruka kureba ubutaha tunaganire ushize impumu. Ndabonye uno munsi wagize ubwoba cyane niba ari uko ari ubwa mbere waruje kuburana n'abantu utazuranye nabo, ariko wumva utuje wowe. Next tuzahura noneho uri serious kugira ngo abantu none ubereke ibintu kuri gahunda uko bimeze, banakugira inama. Nakoze cyane. Ndagushimiye cyane rero, ubwo nawe ubutaha Dorcas, Imana ikurinde. Bakunzi ba Shania TV Show,
ni amahoro n'umugisha kuba tubonye umwana nk'uyu nguyu ufite impano. Wenda najyaga mbagezaho byinshi by'ibiganiro hirya no hino mu miryango ko byifashe, ukambwira uti bimeze gutya na gutya, twanabagira inama yo gukora ibi n'ibi, ariko muze kuma n'ibitekerezo nzageza kuri uyu mwana, muze kuma n'ibibazo muri comment, next nzamubabariza kugira ngo tumenye ngo ese uyu mwana koko iyi mpano ye tuyiteze imbere, tuzarebe urwego yageraho, tugira aho ava agire naho agera kugira ngo ibintu bizarusheho kugenda neza. Imana y'amahoro ikomeze ibandebere icyoroshye. N'umuhungu wanyu Martin. Ciao ciao.